ariko uko n'ibintu bihinduka kandi bigomba guhinduka buri gihe, ntabwo bihinduka byose, hari ikidahinduka. Ikidahinduka ubundi nicyo uri cyo, ndetse n'icyifuzo cyawe cy'uko ukwiriye kuba ubaho cyangwa wumva ibintu bijyanye n'iyo mpinduka. Hari ikidahinduka. Niba mu mibereho no mu miyoborere nka RPF turi hano y'iki gihugu, igihugu cyacu ko nacyo cyagiye gihinduka, niba twaravuze ngo hari ikintu kimwe cy'inshingano dufite, politiki, imiyoborere bizima ni ibihe? Reka mvuge nko mu miyoborere, mu bintu bizima dukwiye kuba dukora, kugira ngo biri no mu mateka yacu no mu mvugo yacu no mu ngiro twifuza. RPF yaravuze ngo tugomba kurwanya ruswa. Uko kurwanya ruswa ntiguhinduka. Kiriya gitekerezo cyo kurwanya ruswa imyaka 38 cyangwa ishize, ntabwo cyahinduka ngo tuvuge ngo noneho ntitugiye kuyirwanya kubera ko twagiye mu gihe cyemera ruswa. Sinzi icyo gihe icyo ari cyo. Ahubwo igihinduka ni uburyo wakoresha kugira ngo uyirwanye. Ariko kurwanya ruswa ntibihinduka. The methods you use to fight corruption, depending on the circumstances and the changes that have happened, may change. But the idea to fight corruption does not change.